ridushoboza kugera ku ntego zacu. Hanyuma ni ukuvuga ngo satani icyo ashaka rero ni ugutuma duhusha intego zacu. Bivuze iki rero? Warize ariko wahushije intego, waracuruje ariko wahushije intego, wagerageza kujya mu ishuri nk'abandi ariko uhusha intego, wagiye mu ishuri ushaka kugira ngo uzige usoze, ntiwigeze usoza, wahushije intego, wagiye muri sekita ya bizinesi kugira ngo ucuruze wunguke ugere kuri byinshi, byaranze warahombye urataha. Bivuze iki? Wahushije intego. Imana rero ijambo riravuga ngo niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kugira ngo duhamye intego. Imana igushoboze guhamya intego muvandimwe, Imana igushoboze guhamya intego, mu byo uvuga uhamye intego, mu byo ukora uhamye intego, mu nzozi zawe uhamye intego. Imana igushoboze kugera ku byo utagezeho. Hari byinshi washakaga kugeraho ntiwabigeraho, hari byinshi washakaga gukora ntiwabikora, hari byinshi washakaga, wari ufite imishinga myinshi, ufite inzozi nyinshi, ufite ibitekerezo byinshi ntibigeze bikunda. Imana igushoboze guhamya intego muvandimwe. Nari ndimo mvuga ngo Imana ishobora byose ivuga bikaba, yategeka bigakomera, igushoboze guhamya intego.